tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije ibihe byiza byo kubana n'Imana. Uyu ni umugoroba mwiza w'umugisha, n'umugisha kuri nge nawe ugiye kumva iri jambo. Ndashaka kukuganiza ku bitangaza byo gukira. Hari amagambo tujya twumva ariko y'igitangaza kitarakugeraho, ushobora kubyumva ariko wowe ntubyizere. Ngewe rero icyo nkuzaniye nuko watega amatwi iri jambo, urasobanukirwa ijambo Kristo Yesu. Hari amagambo tugiye kuganiraho, amagambo y'Imana, amagambo ari mu gitabo cya Mariko 3:1. Wowe uri kutwumva, uri gutega amatwi iki kiganiro, waba uri mu bitaro, waba uri mu rugo, waba umeze nabi, ufite uburwayi bukomeye, ndagusabye winjire hahandi kuri ya televiziyo yacu Intwari zo Kwizera. Urahabonera ibitangaza bivuye mu kuboko kw'Imana. Tugiye gufatanya rero gusoma ijambo ry'Imana. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batwari b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye kararwaye, karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Ayo ni amagambo umutware yabwiye Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ayo ni amagambo meza cyane, amagambo agaragaza kubaha, amagambo agaragaza kwegera Yesu. Aramubwira ngo ngwino urambike ibiganza ku gakobwa kanjye. Ntabwo yari yibagiwe ko muri icyo gihugu harimo abaganga, ntabwo yari yibagiwe ko muri icyo gihugu hari abandi bashobora kumukiza, ariko kubwo kwizera kuriya mutwara, ako kanya y'igihe ushobora kwizera gusa, ubuzima bwawe aho bwari buri bukahava. Kwizera Yesu ni igitangaza gikomeye cyane. Kwizera Yesu biturutira ababyeyi, biturutira imiryango. Niwizera Yesu uzabona imbaraga no kubohoka. Yesu nashimwe. Yayiro muri ako kanya akibona Yesu amwikubita imbere. Ndagusabye nawe uyu mugoroba wikubita imbere ya Kristo, upfukame, umuririre. Niwe ufite kukubikira ibanga, niwe ufite gutuma yagukuraho icyasha, niwe wagukuraho ibibazo. Yesu arashoboye. Haleluya. Ako kanya ngo amwikubita imbere. Wikubise imbere ya Yesu kangahe? Umuhamagaye kangahe muri iyi minsi? Harimo abumva ko guhamagara Yesu ari ukujya mu rusengero gusa. Oya, aho uri mu rugo wamuhamagara, uri mu kazi wamuhamagara, wagiye mu rugendo wamuhamagara. Yesu ahantu hose arahari, yiteguye kugukiza, yiteguye kugutabara. Akiri muri urwo rugendo ngo aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramubyiga. Nuko hariho umugore wari uri mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, ibi abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Mwene data, uyu mugore yari afite amafaranga, yari afite ibikorwa, ariko ibyo byose ntacyo byamumariye. Umunsi umwe gusa ahuye na Yesu, uburwayi yari amaranye imyaka 12, uburwayi yari amazemo igihe kirekire, arakira. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Yesu ni umukiza. Amen. Yesu akuraho ibibazo byose. Haleluya. Ndagusabye wowe uri kutwumva udukurikiye, uhaguruka aho ngaho wari uri kumva umutwe. Uyu mwanya Yesu aragukijije. Amen. Uyu mwanya Yesu aragutabaye. Amen. Uyu mwanya byari bikuriho byose Imana ibigukuye. Amen. Akira igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Imana yacu nishimye. Haleluya. Turangije rero tubifuriza umugoroba mwiza no kubana na Kristo.
Yesu ntabwo areba ku butoni, Yesu ntabwo areba icyubahiro, Yesu ntabwo areba aho uvuka. Yesu areba ko wamukurikiye, wamwizeye, wamushatse, nawe aragusubiza. Uyu mugore yaramaze igihe kirekire, uyu mugore yaramaranye indwara ye iminsi myinshi, ariko umunsi umwe ahura na Yesu, ya ndwara iragenda. Nawe hari bigiye kandi hari n'ibyo Yesu yubatse ku buzima bwawe. Tugikomeza gusoma ijambo ry'Imana, yumvishe ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Ngewe ndakubwiza ukuri, iyo igitangaza cyakugezeho urabimenya. Iyo Yesu yinjiye muri wowe urabimenya. Kwa Yesu nta ntambara zibayo, kwa Yesu nta matika abayo, kwa Yesu hari umunezero, kwa Yesu hari umudendezo. Reka mbabwire ko Yesu akiza. Hari igihe cyatambutse tugira ikibazo, ariko byari byanyuze mu mushumba wacu, aratubwira ngo tugiye kurwaza musaza wacu, agiye kurwara kanseri. Abitubwira turimo dusenga, ntabwo haciye igihe iyo kanseri koko yarabonetse. Musaza wanjye ajya mu bitaro, ararwara, amara igihe kinini muri CHK, baramutransfera yerekeza i Butaro. Ariko kuko ari Imana yari yabivuze, yari yabibonye mbere kanseri itari yaza, Imana iramukiza. Yaramukijije, ndi umugabo kubihamya, yaramukijije, nta miti yanywe irenze, byageze nubwo bashaka kumujyana mu Buhindi, ariko Yesu amugirira impuhwe. Haleluya. Uwo munsi turasenga, uwo munsi Imana itugaragariza ikintu cyo gukira. Umushumba wacu arongera atubwira ati Imana ikoze igitangaza. Haleluya. Icyo gitangaza kiraboneka, ni ikintu cyabayeho, ntabwo ari inkuru, ntabwo ari byo twasomye mu bitabo. Uwo muntu yaje gutanga n'ubuhamya, kandi ariho, yitwa Robert. Unamubajije yagusobanura ukuntu Yesu akiza. Ntabwo ari uko yasengaga cyane bene data, ahubwo Yesu iyo akugiriye impuhwe akakubona, agukiza uburwayi. Nawe uwo munsi yakira igitangaza. Yamaze igihe kigera mu myaka 2 ari mu bitaro, yararembye cyane, ariko umunsi umwe ahura na Yesu. Uko twarushaho gusenga ku rusengero rwacu, niko Imana yagendaga iri kumukiza. Umunsi umwe yamusohoye mu bitaro by'Ibutaro, arataha, kandi avuga Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wowe uri kudukurikira rero, ndagusabye izi nimero uzibufate mu mutwe. Iyi televiziyo uyikurikirane cyane, hazacaho ibiganiro, ariko muri ibyo biganiro harimo gukiza, harimo ibitangaza, harimo kukugirira neza. Yesu ntabwo ajya ahwema kutugirira imbabazi. Ndakwifuriza kubana n'Imana muri uyu mugoroba, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kukurinda. Kugira ngo abantu bari butwumve, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo, wowe urushye, wowe uremerewe, uyu mwanya tugiye kugusengera. Ufata aho ngaho urwaye, witegereze kuri icyo kibazo. Hari ibyo Imana ije gukora byihuse cyane, hari abarwayi bagiye gukira, hari ibigeragezo byari bikugose cyane, birahita biva imbere yawe, ubuzima bwawe bugakomeza. Mana, dusengeye bene data bari kutwumva, abari mu Rwanda, abari hirya no hino mu isi, bateze amatwi iyi televiziyo. Data wa twese uri mu ijuru, ugenda ukiza abarwayi ba kanseri bari Butaro, abari hirya no hino, ugenda ukiza abarwayi bari mu ngo, ugenda ukize abantu bose bakwifuza gukira. Data, turatura imbaraga zawe kuri uyu muntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi bw'impyiko. Data wera wo mu ijuru, umukize kandi umwereke ukuboko kwawe. Turasengera uyu muntu urwaye umutwe kugira ngo yakire igitangaza cyo gukira. Turasengera uyu muntu bari kwirukana mu nzu kugira ngo Imana imugirire neza, imuha amafaranga. Turasengera uyu muntu wifuza gukira, ashaka gukizwa, nawe yakira igitangaza cy'agakiza. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.